Hano rero dusuye umusore agiye kudukorera udukoryo hano nkuko mubibona, arimo aratera utuntu tw'intambwe hariya aringaniza, arimo aratera utuntu tw'intambwe hariya aringaniza, areba niba ibipimo bye biringaniye neza. Nyabona tegereze muze murebe rwose ibintu agiye kudukorera hano. Yatubwiye ati njyewe aya macupa wagira ngo turavukana, kuko nyahagararaho ukagira ngo ni njyewe wayakoze. We ngahagarara ku macupa ndetse akayagararaho mu buryo umuntu uwo ari we wese atashobora gukora. Reka tumwegere hanyuma tubanze tuganire nawe mbere yuko atangira gahunda ze, hanyuma ubundi tuze turebe n'iki kijya mbere hano. Ikigaragara nuko ibintu akora arabizi rwose. None se Gaso, Karame, ubwo urimo urakora ibiki? ubu nk'uko uri kubibona hano, ndi kumanza nakora ibipimo, nkareba intera iri mu icupa n'irindi, nkareba n'ukuntu intebe uri kubona ko ari agatebe, nkareba umwanya urimo, ku buryo ndashiraho intebe yonyine igahagararaho natayifashe. Iyi ntebe ninyishiraho ikagwa nateye najyaho, ntabwo byashoboka. Yego. Ndamanza nayishiraho ikajyaho yonyine natayikozeho. Iyo mbonye iyi ntebe yanjye yageze hejuru natayifasheho 90%, mba najya hejuru nkahagararaho. Hejuru y'amacupa, hejuru y'intebe? Hejuru y'amacupa. Nubwo uri kubona gutyo iyi ntebe cyangwa agasitiro gafite amaguru, katubyita amaguru ane. Ngenda koresha amacupa na 3. Ntabwo ndakeneye icupa rya 4. Ngenda akora ari amacupa 3. Ubwo buri kano gasitiro cyangwa kano gatebe hari ahantu hatarajya icupa. Noneho hano hantu ndahajya natuvera bari hari, ngenda hagararaho, sibyo? Ndajyaho magarare, guhagararaho tuganire nimba birakunda, nicareho tuganire. Uretse gato manza n'impapuro unsinyire ko ibintu ugiye kubikora nta muntu uri bubimbaze. Njyewe nimba ubishaka twabikora naribi, ariko ngenda byizeye 100%. Icyo ndakora ngiye cyo ndakenera bwo ni umwanya. Ibi bintu usanzwe ubikora? Ibintu nkora ubusu bwa mbere mbikoze, nagiye mu marushanwa menshi atandukanye, ibihembo narabijyanye. Ntago mbyumva. Ni ibintu ukubwira, ntago byo kuvuga ati nukubeshye niki. Si ubwa mbere ndabikoze, ubwo ni impano ngiye nifitiye. Ni impano ufite. Sinagiye uvuga ngo iki byo kubyitoza. Ibintu byo guhagarara ku macupa, yego, ntago ari ubwa mbere ugiye kubikora. Ntago ari ubwa mbere, sibyo nibi byo kuvuga ati ku macupa ufite ibindi bitandukanye. Nuko nabati kamanze. Okay. Ufite ibindi bintu byinshi bitandukanye uretse nibi byo guhagarara ku macupa. Ubu niba tugiye guhagarara ku macupa, yego, turakurikizaho iki? Ubwo ku macupa biransanga iminota ibyo ndakenera ibindi. Ubundi nimo gufata urwembe rwanditseho tata, nimba uruzi naruhekenya. Oya sigaho. Ntago ari ukubeshya. Wahekenya urwembe? Urwembe ntago ari ukubeshya. Urwembe ni rugukebe? Urwembe nkaruhekenya nkacira ifu byayo niwumva byo bibaho. Ntago ari ibintu byazagara. Nango hari uguhekenya urwembe, yego, hari uguhagarara ku macupa. Noneho kandi ndongera kukubwira, ngafata urudodo rw'agafuka, cyangwa se ngafata urudodo nshaka bakoresha mu nkweto nimba uruzi, nonyuza muri rizuru ryaha, ngarukanyura muno, ngarukura gutya. Ukaba muzima se? Naba muzima, nuko turukunda guya tukuganira, birarangira tukaganira bisanzwe, birangiye. Nuva imyuna se? Waje mu mazuru? Oya. Nugire ikibazo cyari cyo cyose? Nta kibazo naba rwose, ni ibintu niyiziye neza mutajya gushakisha. Bakunzi ba Fastborn TV show rero nk'ibisanzwe nkuko arimo abitwibwirira, harya banzu ubibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ninde ugiye kubataramira no kubereka ibidasanzwe. Murakoze cyane. Ku mazina yanjye nitwa yo gushimwa Enoka, ku izina abantu benshi banziho ni izina rya Shaban. Niryo ni nickname niyise mbese nyine. None se Gasore ryavuye he? Gasore bitewe n'ibintu babonye nkora bitandukanye. Umucecuru yanyuzeho aravuga ati uyu muntu ni Gasore. Akakana ni Gasore. Abirebye neza umuntu ahari ahita avuga ati uyu muntu niko ari Gasore. Umucecuru yivuze banyita Gasore. Banyita Gasore. Ariko amazina yanjye ababyeyi banyise ni yo gushimwa Enoka.
ya niko bimeze. Duhere ku kireo, duhere ku macupa ukuntu biteguye. Tujya guhera kuri amacupa umwanya nutatujyana kuko nakamasaha akuze. Ibindi tuzatugera tubikurikizaho step twagiye cyane nakunera. Sa twatangira rwose. Kanze nangire murakoze. Ako witonde nyabuna, witonde utaza kuvunika. Ntabwo ndavunika. Ni ibintu ngiye gukora si ubwa mbere, si ubwa kabiri. Ni ibintu rwose. Nyabuna bantu mudukurikiye kandi noneho ibintu tugiye twabazaniye uyu munsi nibisanzwe. Reka turebe utudukoryo tw'uyu musore. Ni umujene ukiri mutoya, aravuga ati njyewe muri ibintu bitashoborwa n'uwo ari we wese, wagira ngo ni ya marushanwa tujya tubona y'Abashinwa. We aravuga ko agiye guhagarara hejuru ya ririya cupa, yiriya ntebe, kandi hariho amacupa 3 yonyine. N'abantu mwe murabona mwebwe ibi bintu biri bukunde? Muturebere mutubwire ibintu agiye gukora, hanyuma mutubwire niba biri bukunde. Hanyuma ararunguruka areba ko ibipimo bigwamo neza, hanyuma ubundi akaba yiteguye kugira gute, akaba yiteguye kuzamuka hejuru hariya. Nyabune kugire neza utaza kuvunika. Nkuko nakubwiye, uri kubona ko aka gasituru cya kano gatebe gahagaze kuri amacupa ko ari 3. Gahagazeho neza cyane. Utajyanye ibyaye byo vuga ati bya edit cyangwa ibintu bibaho. Nimba uri kubireba neza, na irimo hano. Nta kintu kiriho nawe kubibona nimba uri kureba. Nta gihari. Sibyo? Ubwo ngiye guhagararaho. Kuba ngiye guhagararaho ubwo ngiye gutangira uraho wirebera. Serious se? Ubwo ndatangiye nimba nta kibazo. Uretse gato banza umbwire. Yego. Ugiye kurira hejuru aho ngaho? Ngiye kurira hano hejuru, amaguru yanjye arahagarara hano. Nimba kamera nangeraho nanajya gutya mbapepera niba byakunda. Oya, kamera irahari tayari. Irahari. Ahubwo mungenge ntago uri bugwe. Ntago ndagwa, ni ibintu nize rwose nadashakisha. Urukubona nimba wagiye ubona ndi kugira nunama hano hasi. Ndeba nimba biriho neza ukuntu. Ubwo hano biriho. Tangira turebe. Ntago ndi kwigisha, ni ibintu nize ngiye kubikora. Tangira turebe, ariko ngiye numva mfite ubwoba. Ntabwo. Ako gasuturu urakizeye? Agasuturu ndakizeye 100% mbese. 100% nandengeye. Ni 90 na. 90. Ibintu bitizewe 100%. Ibintu bitizewe 100% se. Urabona biri bukore? Birakunda. Ni ibintu birebera gutya n'amaso yawe. Ogira turebe. Birakunda cyane kandi uko mbyizeye nawe urabyizera, sibyo? Gira turebe nyawe, nabona nagasuturu kataringaniye neza. Akubwako ndabona kataringaniye neza. Birakunda. Sinzi rero. Birakunda rwose. Abana babateye ubwoba bari hano inyuma yanjye. Yego. Bafite ubwoba. Ubwoba babwire burashira. Atuze turebe. Yego. Yitwa Niyogushimwa Enoch, uzwi cyane ku izina rya Ramadhan, ndetse akaba avuga ko we azwiho udukoryo twinshi cyane, harimo guhekenya urwembe, harimo gucisha urudodo mu mazuru, harimo guhagarara ku macupa, ibintu bimeze nk'ibiteye ubwoba, uburyo nyabuntu utaza kuva hano ugana kwa muganga. Utaza kuva hano ugana kwa muganga. Enoke wa mushiti wanjye we, ufite ubwoba. Reka tumuhe umwanya turebe ko ibintu atubwira biri bukunde. Muturebere nyabona, muturebere. Ubwo hano nimba uri kundeba, azamuka. Ngeze muri kimwe cya 4. Yego. Aka kaguru ngiye gutera hano. Ngeze muri kimwe cya 6. Arazamuka. Urabireba? Yagiye. Aha ngeze. Arazamutse. Ndazamutse. Arazamutse. Distance nibwo uko ni kugenda. Yego. Ariko se mana yanjye ibi ni ibiki?
urabireba? Nabibonye. Cameraman urabireba? Nabikoze. Cameraman ntabwo wabibonye. Turebe ahantu hagaze hariya hejuru. Wabibonye? Turakubona rwose. Nuko nabikubwiye ndagupepera n'ibirangiza. Abari hano Fastborn TV show. Mana yanjye. Naga ari montage. Ibi bintu koko. Nagupepera byakunda. Ahagaze neza ku macupa 3. Ahagaze ku macupa 3. Yego. Nkuko mubibona. Ahagaze ku macupa 3. Narindi cupa ririho naryo. None se uzi ko wanyweye abona akantu kakamara? Akantu gari ahubwo ntabatiza kagusaho nitujya muri kano gasho. Ariko ndavuga ati umwana mukeya. Uzi ko wakanywero kagashira. Nitugaruka ariko ndaza mu gakeya inyuma urakazamura tukamenya. Mfite ubwo uraza kumanuka gute? Kumanuka ngo nabikubwiye. Iyo nyuma ngeze hejuru ese kuzamuka bonaga biri kwanga. Se kumanuka birananira. Reka tuze ni ibintu byoroshye cyane. Tuze turebe nyirango. Nimba hano umwana twegereye yazana hano gakosi karimo amazi. Yayazana mukanda yagusaba ndayakenera sibyo? Urayakenera. Wamubwira bigakunda. Tugiye gukora ikibwo. Ubu ngiye kumanuka. Ningera hasi ngo kuvuza ngo nanywera n'agacupa k'agafanta ariko Abanyarwanda bashaka gusesengura cyane n'agafanta sibyo? Ningera hasi ahita nzanira wenda utuzi tuvuye muri firigo dukonje. Utuzi dukonje. Nubwo wenda ariko n'amazi. None nicare nyanywe. Ubwo ibindi byo rwose bazokwikira Fastborn TV show. Hazaba utuntu dutandukanye. Mana hagira umuntu umuzanira amazi. Hano hari abana bari inyuma yanjye bari bagize ubwo none ndabona bishimye. Yego. Reka noneho turebe ko amazi bayazana nari. Hanyuma ariko njye mfite ubwoba bw'iki? Reba iryo cupa. Yego. Hariho amacupa 3. Na 3 kandi agasuru gafite amaguru 4. Ese ibi bintu wabyitoje igihe kingana iki? Ibi bintu rero kubyitoza mbese ngiye nakuze nyine numva ko siporo ko nazishobora sibyo? None batasugo ibintu ngiye ni nko kuryama mbese ibintu mbikoze byakunda. Bwa mbere nabikoze nyine uyu umuntu agerageza arabyica agasubiramo mu bitaka akajyuri hasi. Akajyuri nagace. Akajyuri ni akantu nyine ka inyuma. Ako ngako ko ku mutwe nyine. Akajyuri. Kugira ngo bamenye ibyari. Nakajyuri nakubisa nakajyuri hasi. Ati se mwabantu mwe. Kavuga ati mfite impano ibi bizavamo. Nyenda kubiza ndakora nuko na irevo ngezeho ko ubati mbikwigisha byangora. Niweho wabyivumburiye. Yego. Na undi muntu nawe ndikora amazi wenda bagiye kuyazana. Ngiye kuba ndi kumanuka hasi nora ngeze hasi nsabira amazi sibyo? Okay. Ubwo natangiye kumanuka imba byabyemewe. Nta kibazo. Sawa. Nuguru kwibona tonde mana yanjye utava hano ujya kwa muganga. Komora ndamanza akaguru kamwe. Kwa kundi wazamutse. Yego. Abireba? Yego. Kaguru kamwe uko nako maze kuhagera. Uko nababwiye ati ndakenera amazi. Ndicara sibyo? Yego. Yangira kwicara mba nshaka ukuntu wenda gutya. Ibintu byo kwicara wabyihoreye. Wareka se nkicaye mba byagukunda. Ntabwo uri bugwe. Ntabwo ndagwa. Ahubwo ayo mazi bayanzanire. Muha amazi. Nzanira amazi. Muha amazi turebe. Mana yanjye. Nzanira amazi. Nasabye amazi no mu akanaga ko mase. Mfite ubwoba. Mfite ubwoba. Ntabwo. Utagize ubwoba ndi hejuru, ukagira ubwoba ndi hano hasi. None si ubwoba. Bawo. Wabigenje uti? So nta nubwo uzari maje. Ni ibintu ngiye nizeye neza pe. Ni ibintu bikorera. Nabonye nyuma abana bamwe bifashe hasi mane nyatubabare koko. Ubwoba bagize ubwoba. Ntabwo bahumure. Bari bazi kuri bugwe. None unywereyeho amazi. Ni amazi. Okay. Noneho tudatinze. Yego. Reka tugira ikintu dusezeranya abakunzi ba Fastborn TV show. Yego narebi. Mu kanya turakurikizaho iki? Mu kanya turakurikizaho kunyuza urudodo mazuru. Urudodo mu mazuru. Urudodo mu mazuru. Ubwo ni mwizuru rimwe. Ndanyuzamo no. Utunguke muno. Metende ukurura. Oh yes. Cyangwa se bo Fastborn TV show cyangwa bakwandikiye ngo manze nunza urwembe chirifu. Urareba ku manota abaza amanota menshi. Siko bimeze. Message nyinshi ni cyo kintu turi buko. Niba kwandika bati namanze urwembe. Ibyo ndakora. Twagiye sasa. Twagiye. Reka dushimira abantu bari badukurikiye hano muri aka gakoryo kabaye.
hanyuma twakire umusore wacu mu kanya gato cyane mu kindi kiganiro adukorera kandi gakoryo. Gasore kamushimire kandi nizere ko impano yawe uzakomeza ukayibyaza umusaruro n'Imana ikagushyigikira. Yego. Hanyuma dukomeza gusaba abantu badukurikira babonye aka gakoryo yakoze nyine akiza gakoryo. Yego naribi. Bakore subscribe, baduhe igitekerezo, batire na comment. Niba hari undi muntu wabishobora nawe atubwira ati ibyo bintu ndabizi ariko utazabyigana nshuti yanjye. Utazabyigana utabishoboye bakagusanga ahandi hantu. Reka tubashimire tuvuga ngo nahamukanye. Ya.